Akarere ka Ngoma karateganya gushyira imbaraga mu buhinzi bubungabunga ubutaka mu gihembwe cy'ihinga cya 2027 hagamijwe kongera umusaruro no kurinda ubutaka kwangirika. Mu rwego rwo kubigeraho, ubuyobozi bw'akarere bwihaye intego yo guhinga hegitari 10,500 hakoreshejwe uburyo bwo guhinga budasaba kubanza kurima, buzahingwaho ibigori, ibishyimbo, soya n'imyumbati. Abashinzwe ubuhinzi bavuga ko uburyo buzafasha ubutaka kubika amazi, bukarinda isuri ndetse bukagabanya amafaranga akoreshwa mu buhinzi kuko ibisigazwa by'ibihingwa bisigara mu murima bikabura bikavamo ifumbire karemano. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma buvuga ko umutekano w'ibiribwa ari wo shingiro ry'iterambere ry'abaturage, bityo hakenewe imyiteguro ihamye mbere y'itangira ry'igihembwe cy'ihinga. Abahinzi barasabwa gukoresha imbuto z'indobanure, kubona inyongeramusaruro ku gihe no gukurikiza uburyo bwiza bwo guhinga mu gihe iteganyagihe rigaragaza ko imvura izaba ihagije. Intego ni ukongera umusaruro w'ubuhinzi, kubungabunga ubutaka no gukomeza guteza imbere ubuhinzi burambye mu karere ka Ngoma.